Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Biteye agahinda cyane, umugore wivurije CHK aratabaza nyuma yaho bamubaze amara ye nasubizwe mu nda akaba yagendana mu ntoki. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Uyu mugore witwa Mukakibidi Dacienne ukomoka mu karere ka Ngoma amaze imyaka 8 agendana amara ye hanze nyuma yo kubagwa ibibyimba byari mu nda abaganga nibayasubizemo. Mukakibi yabwiye BTN TV dukesha inkuru ko ubuzima bwe bwaba buri mu kaga mu gihe yaba atavuwe kuko amaze igihe ibitaro bya kaminuza bya Kigali CHK bigenda byigeze inyuma gahunda yahawe kubagwa, none ubu akaba yaramaze kwangirika inda. Yagize ati narwaye ibibyimba mu nda nza hano CHK barambaga amara nibongera kuyasubizamo. Nakomeje kuza hano nzaba mu marandevu none maze imyaka 8 mfite amara hanze. Nyagendana nyakikije igitenge ariko nubwo ngenda hari ubwo yifata akava amaraso. Nasabye ko bayasubiza mu nda ariko nibayasubizamo ubu mfite impungenge ko nzarwara kanseri. Nari naje kwivuza transfer nayivanye Kibungo muri Ngoma, nyigije CHK banyandikira ku Gikanombe, mageze banyandikira gusubira iwacu Kibungo. Nabwo nabyakiriye neza kuko sinasubira Kibungo atariho nabagiwe, ngomba gukurikiranwa naho nabagiwe. Ikibungo nubundi bansiganira bavuga ko aho yabagiwe ari agomba kuvurirwa. Uyu mubyeyi yakomeje avuga ko amaze imyaka 8 akinakora ndetse no kubaho kwe abikesha bagira neza bamuha ibyo kurya n'ibindi. Umugira neza wamucumbikiye ubwo yari yirukanwe mu bitaro bya Kanombe yavuze ko ibyakure Mukakibibi bihesha isura mbi inzego z'ubuzima. Uyu mugore avuga ko uburwayi bwatumye akina cyane kuko nk'isambu yari afite yigurishije kugira ngo yivuze ariko akaba nta buvuzi yahawe. Uyu mubyeyi yabwiye BTN TV dukesha inkuru ko nta n'itike yari afite imugeza mu rugo, aho yasabye abagira neza kumufasha akavuzwa amara ye agasubizwa mu nda naho kongera kugira icyo yimarira. Uyu mubyeyi yavuze ko abana be bavuye mu mashuri kubera ubukene yatewe n'ubu burwayi bwatumye ubu amara yaguma hanze imyaka 8. Ibitaro bya CHK byabwiye BTN TV ko bigiye gukurikirana dosiye y'uyu mubyeyi gusa si ubwa mbere ibi bibaye kuko hari n'undi mubyeyi wo mu karere ka Gasabo wamaze amezi 7 agenda amara yari hanze nyuma yo kubagwa n'abaganga nibayasubizemo. Birababaje cyane, uyu mubyeyi no kurakorerwa ubuvugizi amara ye babashe kuyasubiza mu nda nawe akire yongere kubasha kwikorera. Murakoze mukomeze kudukurikira mukandi like na subscribe, Imana ibahe umugisha.